Shuti bene data nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu, izina rifite ubutware ubushobozi. Buri muntu wese aho yerereye ku isi yose ndibwira yuko unyitegereza, bari mu Rwanda, bari muri East Africa, bari mu mahanga ya kure, mu Burayi, muri Europe, muri Canada, Australia, muri Amerika n'ahandi hose ndabashuje mu izina rya Yesu. Mazina yanjye rero ni Reverend Pastor Niyonzima Claude. Ndabashuje, ndabakunda. Hari abo tuziranye, mushobora kumbona tuziranye, hari abashobora kumbona tutaziranye, ariko ndibwira yuko Yesu Kristo ni umwami w'ijuru n'isi. Yesu Kristo ni umugabo umwe. Yesu Kristo ni umuntu witangiye abari mu isi kuri twese. Rero muhabwe umugisha mwese mu izina rya Yesu Kristo. Mbanje gushimira rero umukozi w'Imana Reverend Rwema Nisi wantumiye muri iki kiganiro kugira ngo mbashe gutambutsa ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Ntabwo yarabuze ibindi yakora. Imana imuha umugisha na umuntu wese, kandi uyu murimo ni umurimo usapotingwa ukabona irivuga butumwa rigufitiye umumaro. Nyamuneka ntukabure gutera inkunga ikiganiro gisa nk'iki, kubera yuko ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, Paulo yaravuze ngo Timoteyo yaravuze ngo abantu nibatavuga amabuye azavuga. Rero amabuye n'aya n'amabuye turimo turavugiraho, ntabwo turi mu nsengero zubatswe n'amaboko y'abana b'abantu, ariko turimo turatambutsa ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana kugira ngo buzenguruke isi. Matayo 24:14 haravuga ngo ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose, ngo bubuhamye bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ku isi. Murongo wa 15 ukavuga ngo ubwo muzabona ikizira cy'umurimbuzi gihagaze ahera h'Imana, ubisoma byitondere. Mwene data rero ndagira ngo dusenge Imana muri aka kanya. Mana, turagushimye mu izina rya Yesu Kristo, tugushimiye uburinzi bwawe bukomeye. Wabanye natwe, wagiye uturinda, wagiye uturengera, wagiye udukomeza, waturinze aho tutari kurindwa n'abana b'abantu, wadutambukije aho tutari kwitambutsa, wabanye natwe dusinziriye uradukangura, wabanye natwe mu ngendo zitandukanye, wabanye natwe muri uyu murimo wawe. Mana, turagushimye kubw'ibyo wakoze n'ibyo wakoze n'ibyo uzakora byose, n'amashimwe. Buri muntu wese rero ugiye kwitegereza cyangwa kumvira ijambo ryawe, ntirinyure mu gutwi ngo rihinguke mu kundi, ahubwo data twese akomezwe n'ijambo ryawe, yongere yubakwe bundi bushya mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amena. Imana ibambere umugisha. Rero nababwiye ngo amazina ni Pastor Niyonzima Claude, ndi Kigali mu Rwanda, ndi mu karere ka Gasabo. Mwese ngira ngo muranyitegereza murambona. Abari hirya no hino ku isi yose, nta numwe nsuhuje, simwe ngo kanaka uri aho ngo Yesu ashimwe kanaka. Mwese ndabagumbiriye mu izina rya Yesu. Imana ibambere umugisha, ndabakunda cyane. I love you so much. Rero munyemere dusome ijambo ry'Imana turi busange mu gitabo cya Yeremiya. Umuhanuzi w'Imana Yeremiya, turasoma ibice 31, turasoma ku murongo waho wa 4, nitwongera tuhave tuhite tusoma muri Amosi ibice byaho 9 n'umurongo waho wa 11. Yeremiya 34 haravuze ngo 31 umurongo wa 4 haratubwiye ngo nzongera kukubaka nawe uzaba wubakitse, wa mwari w'i Siyoni we uzongera kugira amashako yawe, kandi uzasohokera mu mbyino z'abanezerewe. Amosi ibice byaho 9 umurongo waho wa umurongo wa 11. Amosi 9 umurongo wa 11. Amosi 9:11 haratubwiye ngo Amosi 9:11 haravuze ngo uwo munsi nzegura ihema rya Dawidi ryaguye, nice n'ibyuho byaryo, kandi nzasana ahasenyutse haryo, nzaryubaka rimere nk'uko ryahoze mbere, nice n'ibyuho. Amena. Mwene data rero ndagira ngo nkubwire muri aka kanya, birashoboka yuko wigeze kubakwa, wari wubatse urugo rurasenyuka, wari wubatse ihema ryawe ryari ryubatse nyuma riza gusenyuka. Hari ahantu ryasenyukiye, hari ahantu hasenyukiye. Gusenyuka bivuga iki? Gusenyuka ni iki? Urumva hamwe haravuze ngo nzongera kukubaka, ahandi muri Amosi haratubwiye ngo ngo uwo munsi nzegura ihema rya Dawidi ryaguye, nindangiza nice n'ibyuho byaryo. Hose urumva harimo ijambo ryitwa kubaka, harimo gusenyuka, harimo kongera kuzamuka, ukongera kubakika. Rero aya magambo Imana yabwiye Yeremiya, umukozi w'Imana Yeremiya, yamubwira ngo nzongera kukubaka, kandi n'inkubakwa uzaba wubakitse.
uyu munsi wa none hari igihe umuntu avuka, ukavuka mu muryango mwiza, wagera ku isi ukaba wanacuruza, ukaba wakwiga, ukagira ubwenge bwinshi, ugakorera leta, ugakora imiryango itandukanye, imishinga itandukanye, ariko wagera hagati akazi kagapfa, ibintu bikangirika, kontara zigaseswa, ugasanga wari wubakitse ariko wongeye usubiye hasi, urongera urasenyutse. Uyu munsi wa none ushobora kuba uri umusore mwiza, ukarambagiza umukobwa mwiza, yewe ukanubaka urugo, yewe ufite n'amazu, ufite n'amamodoka, ariko ukabura urubyaro. Mu yandi magambo, hamwe wubakitse mu rushako ariko mu rubyaro warasenyutse. Uyu munsi wa none uri umucuruzi, ushobora kuba waracuruzaga, ufite business, ufite iduka, ufite ibyo ukora, ariko ejo ugasanga ugize ibihombo bya banke kubera yuko wari ufite amafaranga, wari wubakitse ku mafaranga, ku iduka wari wubakitse, ubucuruzi runaka wari wubakitse, ariko nyuma yaho waje guhura n'inyatsi ikarande iza kugufata. Nuvuga ngo igihombo cy'imyaka kikugeraho, kimaze kukugeraho, hanyuma bwa bucuruzi burasenyuka. Byo ni ijambo ryitwa gusenyuka. Wari wubakitse ariko nyuma urasenyuka. Ndagira mbabwire ngo rero benshi barambagiza abakobwa bakubaka ingo banezerewe, bitana sweetie, darling, my wife, my chocolate, my Radisson, my convention, my avion, my indege, ibiki byose utugambo twiza. Urimo uratereta, urimo urarambagiza umukobwa ukamwita utugambo twiza, nawe akagusubiza ngo hani buki bwanjye. Ariko igitangaje ni kimwe, ni umunsi umwe ukajya kubona ukabona umwe abwiye mugenzi we akamubwira ngo ariko ubundi nagushatse, nari nasaze, nari nasinziriye, nari natekereje, cyangwa nari nabaye umusazi. Wibuke yamubwiraga ngo hani, darling, sweetheart, utuntu nk'utwo. Nuvuga ngo bari mu magambo yo kubaka, ariko nyuma yaho haza gusenyuka. Ndayahungire ngo rero ijambo ryabwiye Yeremiya ngo nzongera kukubaka, kandi ninkubaka uzaba wubakitse. Wa mwari w'Isiyoni we, uzongera ugira amashako yawe nk'aya mbere. Imana irashaka kukubwira ngo wigeze kubaka urubakika, ariko nyuma gusenyuka. Imana igiye kongera kubake aho wasenyutse. Imana irakubakira mu muryango wawe, Imana irakubakira mu rusengero urimo, Imana irakubakira aho utuye. Wari uri mu Rwanda, Imana yarakubatse. Wari uri mu gihugu cy'u Rwanda, wari uri muri Afurika, Imana ikuriza indege ntiwabitekerezaga. Yewe no mu muryango wawe nta muntu wigeze wurira indege, nta wigeze agira visa muri passport, ariko Imana ikugeza mu Burayi, Imana ikugeza mu Bubiligi, Imana ikugeza muri Amerika, Imana ikugeza Australia, Imana ikugeza Canada, mu Buholandi n'ahandi ku isi yose. Ibyo ngibyo ubwabyo Imana yarakubatse, ariko we nturakabimenya. Ndagira nkubwire ngo rero muri aka kanya tega amatwi nkubwire ikintu cyitwa kubakwa. Imana igiye kongera ikubake. Ugeze aho ngaho wahuye n'abarozi barakuroga, ugeze aho ngaho washatse urushako rurapfa, ugeze aho ngaho abana barapfuye barashize, ugeze aho ngaho warambagijwe barakubenga. Kweki wagiye uhura n'ibintu by'inyatsi, wagize amahirwe yo kurira indege, ariko karande yo iravuga ngo reka nkubwire, ni urira indege tururirana indege, nuva mu ndege turavana mu ndege, nurambagizwa turambagizana. Karande igenda ku muntu. Ushobora wahunga guhiga, ariko ntiwahunga ikiguhiga. Uyu munsi wa none mugore unteze amatwi, Biblia iravuga, umuswahili iravuga ngo mabibi na mabwana, napenda unisikilize kwa makini. Mchana wa leo Mungu anataka kubadilisha hali yako. Mungu atabadilisha historia yako. Mungu atabadilisha mahali ulipo. Kila adui yako aliyeroga maisha yako hataroga maisha yako tena. Ninatangaza habari njema mchana wa leo, mabibi na mabwana, mpendwa msikilizaji, mahali popote ulipo, Mungu anataka kukuinua. Mungu anataka kujenga maisha yako. Mungu anataka kujenga nyumba yako. Mungu atajenga afya yako. Biblia iravuga ngo nzongera kukubaka. Imana igiye kongera ikubake, kandi nimara kukubaka uzaba wubakitse. Hari abantu bakubahaga, uyu munsi wa none baguciye amazi, basigaye babona ko nta cyurico. Ariko reka nkubwire, agasozi wasebeyeho Imana izakakugaruraho, kugira ngo babene ko yuko Imana bakoreye Imana ishobora byose. Abakwanze bose, abagusuzuguye bose bazakugarukira. Bwira mugenzi we ngo bazangarukira. Uranyitegeza kuri YouTube, babwire ngo bazangarukira. Wanzwe na fiance, musore yarakwanze, mukobwa yarakwanze, ababyeyi barakwanze, abaturanyi barakwanze, mukazi barakwanze, ariko reka nkubwire ngo Imana igiye kongera ikubake. By force by fire. Bishoboka bidashoboka birashoboka. Ku bantu ntibishoboka. Abigishwa babaza Yesu batari ko mwigisha, tubwire ibyo bizaba ryari, bishoboka bite? Yesu aravuga tuva babwire, ibidashobokera abana b'abantu ku Mana byose birashoboka. Ibidashoboka ni kwa so wanyu, bidashoboka ni kwa nyoko wanyu, bidashoboka ni kwa mwene wanyu, bidashoboka ni ku mugabo wawe, bidashoboka ni ku mugore wawe. Abo ntibashoboka, ariko ku Mana byose birashoboka. Reka ngutangarize kuri aya manywa, ku Mana byose birashoboka.
abakubonye wambara ubusa bazakubona wambara amakositimu meza, abakubonye ugendesha ibirenge bazakubona utwara vewiti, abakubonye ntacyo uri cyo bazakubona hari icyo uri cyo. Imana dukorera ni Imana ishoboye byose, Imana dukorera irihagije, Imana dukorera ishobora byose. Dawidi aravuga ngo isi n'ibiyuzuye byose ni iby'Uwiteka, ntabwo ari ibya Sowani, ntabwo ari ibya Nyokobani. Reka nkubwire inshuti yanjye, Imana ifite byose. Ni se w'imfubyi akaba umugabo w'abapfakazi. Uri umupfakazi unteze amatwi, Imana ni umugabo wawe. Uri imfubyi unteze amatwi, Imana ni papa wawe. Imana ni papa, ntabwo irobanura ku butoni. Abantu bararobanura, bareba abagufi, bakareba barebare, bareba inzobe, bakareba ibikara. Reka nkubwire muri aka kanya, Imana ntirobanura ku butoni. Abantu bafite uko bareba, ariko Imana ifite uko ireba. Abantu bavuga amagambo, ariko Imana ikagira ijambo. Ndakuzana ijambo kuri aya manywa ngo Imana izongera ikubake. Nimara kubaka uzaba wubakitse. Bibiliya ivuga neza mu Rwambere rwa Samweli ibice byaho 2:5-7 haravuga ngo Imana ikura ku cyavu ikicarikana n'ibikomangoma. Reka nkubwire uyu munsi none, uri insuzugurwa mu mudugudu, uri insuzugurwa mu murenge, uri insuzugurwa aho utuye mu gihugu, uri insuzugurwa muri Afurika, uri insuzugurwa mu Burayi, ariko Imana ni papa, Imana ni data wa twese, Imana ishobora byose. Uyu munsi abakubona barakubona gutyo, ariko Imana izakugarukaho. Ndagira ngo utangarize kuri aya manywa ngo Imana izongera ikubake, kandi ni kubaka uzaba wubakitse. Pasiteri unteze amatwi, aposto unteze amatwi, bishop unteze amatwi, mukozi w'Imana unteze amatwi, mukozi wa leta unteze amatwi, uwayobanije unteze amatwi, buri hantu hose ukora Imana izongera ikubake, kandi nimara kukubaka uzaba wubakitse. Imana ibwira Yeremiya ngo nzongera nkubake. Haleluya, nzongera nkubake. Uzi kubakwa, ariko inzu urayifata ukayubaka, urasiza kwanza. Kubaka bisaba ngo uba ufite ikibanza. Ikibanza numara kukibona urashyiramo abakozi basize ikibanza. Nibamara gusiza uracukura umusingi. Numara gucukura umusingi urazamura amatafari, hanyuma uzamure wubake ugere ku madirisha. Hejuru y'amadirisha bahita kuri rento. Nugera kuri rento hari ibindi biti uri bushireho, urashyiraho imbaho cyangwa ushyireho ibyuma, hanyuma hejuru yaho wogereho ayandi matafari, yaba bloke sima, yaba amatafari ya rurira, yaba amatafari uko byasa kose, ariko nukubakwa. Hanyuma iyo umaze kubaka inzu ukayisakara, muri ako kanya uracinga, ugakora amasuku, ugatera amarangi, ugapavoma. Inzu wayikora neza, wamara kuyikora neza, hanyuma ugataha yanzu yawe wamaze gucinga. Kweri uko nukubaka. Nayo nkubwiye ngo rero nawe Imana imbira gutengeneza, Imana imbira kuringaniza, Imana imbira gutegura ibyo uri mu uyu munsi none. Imana imbira gutegura, nubwo abanzi ari benshi, ariko Imana imbira gutegura. Abanzi bari hirya no hino, ariko Imana iragutegura. Ntacyo uzaba, komera ushikame, uracyari kumwe n'Imana. Imana irakurinze, Imana iragukomeje. Aho uri hose wari wihebye, hari umuntu nteze amatwi wari ufite ikibazo, wari wihebye, ariko Imana ivuganye nanjye ngo subizwamo imbaraga, ongera ukomere, ongera ushikame. Ibigutera ubwoba byose nta na kimwe kizaza mu izina rya Yesu. Kubakwa. Yeremiya, Imana yavuga ngo nzongera nkubake. Uzi kubakwa, ariko hanyuma yanzu nababwiye maze kubabwira mu kanya, yanzu iyo haje umuntu akarisenya, yanzu hashobora kuza umuntu abantu bagasenya, hashobora kuza imashini zigasenya, yanzu igasenyuka. Yimaze gusenyuka nibwo hongera kuvuga ijambo rivuga ngo nzongera nubake, nzongera nkubake. Kandi mara kukubaka uzaba wubakitse. Muri aka kanya reka Imana yongere ikubake. Muri aka kanya reka Imana ikugire neza. Muri aka kanya reka Imana ikugarukeho. Wa mukobwa unteze amatwi, Imana ikugarutseho. Wa musore unteze amatwi, Imana ikugarutseho. Wa mudamu unteze amatwi, Imana ikugarutseho. Wa mugabo unteze amatwi, Imana ikugarutseho. Umva, uyu munsi hari igihe ubona abagabo bagenda, ukabona umuntu agenda yihaye amahoro, ariko iyo ageze mu rugo usanga umugabo n'umugore, umugore afite igitanda n'umugabo afite igitanda, kandi bose barataha mu nzu imwe, kandi basezeranye ijambo rivuga ngo tuzatandukanwa n'urupfu cyangwa Yesu agarutse. Ariko abantu benshi bahinduye ubuntu bw'Imana, babuhinduye ubusa. Reka ngubwe inshuti yanjye, biravuga neza muri Zaburi 51, ibyo urabikora nka kwihorera, kwigira ko mpamwe nawe nzaguhana umunsi umwe, nzaguhana nihanukiriye. Imana irahana. Abantu benshi bazi ko Imana ari inyambabazi. Oya, benshi bazi ko Imana ari inyambabazi. Bazi ko umuntu yakica undi, Imana ikamubabarira. Bazi ko umuntu yakora ubusambanyi, Imana ikamubabarira. Bazi ko umuntu yajya kuraguza, Imana ikamubabarira. Bazi ko umuntu yaroga, Imana ikamubabarira. Bazi ko umuntu yakesikoka, Imana ikamubabarira. Ariko reka nkubwire, Dawidi aravuga ngo ibyo urabikora nka kwihorera, ukigira ko mpamwe nawe nzaguhana nihanukiriye. Imana irahana. Aho uri hose tandukana n'ibyo urimo.
hari ibyo ukora ugasanga imana ntibihesha icyubahiro. Kuri uyu munsi wa none ndagira ngo wakire ubuntu bw'Imana. Pawulo yaranditse, iyo usomye ibyakozwe n'intumwa umurongo wa 23, byakozwe n'intumwa 17:23, haravuga ngo Pawulo aragenda agera ahantu bita muri Atenayi. Aravuga ngo ubwo nageraga iwanyu nasanze icyapa cyanditseho ngo Imana itazwi. Pawulo aravuga ngo nje kubabwira Imana izwi. Imana yaremye ijuru n'isi, Imana yaremye ijuru n'isi, nje kubabwira Imana izwi. Haleluya. Imana izwi, mbabwira Imana izwi. Imana yaremye imipaka, Imana yashyizeho ibihugu. Iyo niyo Mana mabwira, iyo niyo Mana baje kubatangariza. Pawulo aravuga ngo nageraga iwanyu, ubwo nageraga iwanyu nasanze icyapa cyanditseho Imana itazwi. Abantu reka ngo inshuti yanjye, ushobora kuvuga ngo ushobora gufata Imana, ushobora kuba wumva Imana ariko udakunda Imana. Imana ishobora kubikwitegereza wowe ukibwira ko Imana uri umwana w'Imana, ariko Imana ntigufate nk'umwana wayo. Kubera iki? Bibiliya avuga ngo nuko nkunda bankunda kandi abashakana umwete bazambona. Imana ikunda abayikunda, abayishakana umwete barayibona. Ntabwo Imana ikunda abantu bavangavanga. Uyu munsi uri uw'Imana, ejo ugiye mu bya shitani. Uyu munsi uri uw'Imana, ejo uri muri domboro ya soro. Urafata iby'Imana, urafata ibya shitani, byose ukabivanga. Ntabwo bikunda, ntabwo bishoboka. Ukwiye gukeza umwami umwe, ntawe ukeza abami babiri. Dukwiye kuba ibisonga bya Kristo, dukwiye kuba igisonga cya Kristo. Iyo usomye Luka 16 ugahera ku murongo wa 2 ukagera 13, haravuga ngo igisonga kibi n'igisonga cyiza. Dukwiye kuba ibisonga bya Kristo, dukwiye kuba abantu bazima, abantu bafite Imana muri bo, abantu batavangavanga, abantu bativanga. Ukwiye kuba uwa Kristo bikamenyekana, cyangwa ukajya muri shitani bikamenyekana. Uyu munsi wo guhemba, Imana niza guhemba no guhana, buri muntu wese azahembwa hakurikijwe icyo yakoze. Imana ibambere umugisha rero, nayo yabwiye ngo muri aka kanya nzongera kukubaka. Imana yavuze ngo izakubaka. Amos 9:11, Imana iritegereza, hari ihema ryubakitse. Iryo hema ryari ryiza, iryo hema ntabwo ryari rifite imyenge, iryo hema ryari ryihagaze neza, iryo hema ryari ihema rifite ubwuzure igikundiro. Ariko umunsi umwe rya hema ryaje kugwa, ryikubita ku byuma, ryikubita ku misumari, misumari itobora ihema. Uko niko nawe watobotse. Wari ukomeye, wari wubakitse, wari uhagaze neza, ariko uza guhura n'ibigutobora. Wahuye n'ibigutobora mu rugo, wahuye n'ibigutobora mu rushako, wahuye n'ibigutobora aho utura, wahuye n'ibigutobora mu nshuti zawe, wagendanye n'inshuti zigutobora, bagutobora mu mitima, bagutobora mu mutima, bagutobora mu bitekerezo, bagutobora mu migendere, bagutobora mu ijambo, bagutobora mu gakiza. Ariko ijambo riravuze ngo uwo munsi nzegura ihema rya Dawidi ryaguye. Haleluya. Nzegura ihema rya Dawidi ryaguye, nindangiza nicera ibyuho byaryo. Imana igiye kwica ibyuho ku buzima bwawe, Imana igiye kwica ibyuho mu rushako, Imana igiye kwica ibyuho muri fiyansaye, Imana igiye kwica ibyuho aho utura, Imana igiye kwica ibyuho muri kontara y'akazi, Imana igiye kwica ibyuho ku izina ryawe. Wiganye n'abandi babona akazi buri gihe, ariko we ntubona akazi. Niyo ushatse akazi, iyo upiganiwe akazi, abandi barakabona. Ntabwo bakurushe kwiga, ntibakurusha ubwenge. Oya, hari inyenyeri yazimye, inyenyeri yawe yazimye. Imana igiye kongera yatsa inyenyeri. Nimara kwatsa inyenyeri, umenye ngo ugiye kugera ku rwego runejeje, uzagera ku rwego rushimishije. Iyo nyenyeri yazimye, yaba umugabo cyangwa umugore wazimije inyenyeri yawe, Imana uyu munsi wa none iramuzimya, ahubwo yongera kwatsa mu izina rya Yesu. Akira imbaraga z'Imana, akira amavuta y'Imana. Uhereye aka kanya ndahanura ku buzima bwawe. Imana yavuga ngo nzegura ihema rya Dawidi, nindagiza nice n'ibyuho byaryo. Imana iza kwegura ihema, imaze kwegura rya hema. Ihema nibwira ko ryahagaze, ihema ryarahagaze, rimaze guhagarara. Imana yishe n'ibyuho. Hari inzara yari iri mu rugo rwawe, icyo ni icyuho cyari kiri mu rugo. Ubukene bwari bari mu rugo bwawe, icyo ni icyuho cyari kiri mu rugo. Amagambo yari menshi muri famiye, icyo ni icyuho mu muryango. Izina ryawe ryarangiritse, icyo ni icyuho cyabonetse. Reka nkubwire muri aka kanya, imbaraga z'Imana reka zibarukire ubuzima bwawe. Haleluya. Ndahanurira ubuzima bwawe uyu munsi. Reka Imana ikwambika imbaraga, reka Imana yongere ikubake, nirangiza yice n'ibyuho by'urugo rwawe. Wari ufite urushako rwiza, hajemo icyuho. Wari ufite urubyaro, hajemo icyuho, urupfu rurabatwara. Ariko Imana igiye kongera yongere ikubake. Nimara kukubaka, uraba wubakitse. Ndahanura ubuzima bwawe uyu munsi wa none. Reka tuba abana b'Imana nyakuri. Bibiliya iravuga ngo
Imana ibwira Yeremiya igice cya mbere umurongo waho wa 4 yamubwira ngo nakumenye ntarakurema Yeremiya maze ngushyira ku muhanuzi uhanurira amahanga. Reka Imana yongere kureme bundi bushasha, reka Imana yongere gukore bundi bushasha. Imana yadushyizeho kuba abahanuzi bahanurira amahanga. Wa mukobwa unyitegereza, wa musore unyitegereza, wa mudamu unyitegereza, aho uherereye hose ndagira ngo ndekura amavuta y'Imana. Reka Imana ikugire neza, reka Imana yongere kubake, reka Imana yongere gusane aho wasenyukiye mu muryango. Imana yongere gusane mu izina rya Yesu. Uri imfubyi, uranyitegereza, uri imfubyi, ariko Imana yongeye kukubaka, Imana yongeye kukubaka, Imana yongeye kugusara. Imbaraga z'Imana, igikundo cy'Imana reka byongere kubana nawe mu izina rya Yesu Kristo. Ndarekura amavuta ku buzima bwawe. Imbaraga z'Imana reka zibane nawe, imbaraga z'Imana reka zigumane nawe, imbaraga z'Imana reka zimanuke ubuzima bwawe. Buri kintu cyose kitameze neza ku buzima bwawe reka Imana yongere kubaka mu izina rya Yesu Kristo. Aka kanya rero aho uherereye hose, abari ku isi yose mu nteze amatwi, ndagira nkubwire ngo Imana ije kukubaka, kandi nimara kukubaka urongera wubakike. Waruzi yuko wasenyutse mu rushako, waruzi ko divorce yabaye, ariko Imana igiye kongera guha umugabo, Imana igiye kongera guha umugore, Imana igiye kongera gukora ibitangaza, Imana igiye kongera kugarukeho aho wasenyukiye hose. Imana igiye kongera yegura ihema ryawe, Imana igiye kongera ikubake bundi bushyashya, kandi nimara kukubaka ugiye kongera wubakike mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Imana ibampera umugisha rero. Ndashimira umukozi w'Imana Reverend Rwemanizi, umukozi w'Imana udasanzwe wemeye kuntumira kuri iyi Channel TV. Reka Imana imuha umugisha, Imana yongere nawe imwubake, nimara kumwubaka kandi yubakike. Imana yongere imugire neza, Imana yongere imuhe urufatiro ruzima, Imana imugeze ku cyo yifuza, imugeze kuri destiny yiwe, imugeze ku ntego yifuza, imugeze ku nshuti z'umubaro. Reka uyu munsi wa none Imana iguhuze n'umuntu umwe wahuye n'abantu, Imana iguhuze n'umuntu mu izina rya Yesu. Wahuye n'abantu benshi ariko nturahura n'umuntu, Imana iguhuze n'umuntu. Niguhuza n'umuntu w'umumaro uzagera ku cyo ushaka. Hari abantu bakenewe, ukeneye umuntu, ntabwo ukeneye aba umuntu umwe nakugeraho, abantu bazaza, ariko Imana iguha umugisha. Ndasenze muri aka kanya imbaraga z'Imana reka zimanuke ubuzima bwawe. Murakoze, Imana ibampera umugisha. Amazina yanjye nayababwiye ni Reverend Pastor Niyonzima Claude, Prophet Niyonzima Claude. Imana ibaha umugisha. Abari mu Rwanda, bari mu Burundi, abari mu mahanga, bari Tanzania, mahali popote ulipo, Mungu akubariki katika jina Yesu Kristo mkombozi wetu. Namba zangu, telefoni zanjye ni Prince 250 karindwi 82 51 15 97. Prince 250 karindwi 82 51 15 97. Wayimpamagaraho, iri no kuri WhatsApp, wanyandikira tukavugana. Ariko nkubwira ngo Imana ibampera umugisha, Imana irabakunda. Aho uherereye hose ugume muri Yesu, ugumemo. Hari abaririmbyi bo muri Yerika, muri University ya Yerika, baririmbye neza ngo baravuga ngo niba uri muri Yesu neza gumamo. Baravuga ngo yeye gumamo. Nawe ndagusabira kuguma muri Yesu. Yesu agiye kongera kubake. Nambara kukubaka uraba wubakitse. Uvangure, va mu bintu bibiri. Nta uceza abami babiri, cheza Yesu Kristo wenyine gusa uwaza kugeza ku cyo wifuza. Imana ibampera umugisha abakozi b'Imana. Ndanezerewe kubwa Reverend Nins, ndanezerewe kubw'umunyamakuru wacu wabanye natwe, wafasha amashusho, wabatubaye bugufi. Imana ikusamure nawe igwiki umutima wawe usaba mu izina rya Yesu. Mana ndagushimye mu izina rya Yesu, urera kiranuka. Sengeye buri muntu wese, sengeye abanyarwanda, sengeye isi yose, sengeye Afrika yose, buri muntu wese uneza amatwi kandi unyitegereza, reka umugire neza, umuhiki umutima usaba. Ibyo wakoreye abandi hari benshi twasengeye bagiye basubizwa, babuze urubyaro bararubona, babuze urushako bararubona, babuze inyubako barazibona, bari bafite amadeni barasubizwa, urabishyurira binyuze mu gusenga. Turabasengera, Mana yasengeye buri muntu wese, reka asubizwemo imbaraga nawe, yongere yubakwe nawe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Shalom shalom.